Yesu ashimwe cyane abakunzi bacu abakunzi ba BCN The Life Giving Channel twongeye kubasuhuza tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose aho mudukurikira uko mukomeza kudukunda no gufashwa na gahunda tubagezaho turabishimira Imana twizere ko mumeze neza twagarutse mu mwanya wacu udasanzwe umwanya mukunda muri benshi feedback zitugeraho rwose ko muhembuka ko mufashwa ko mwigishwa by'umwihariko binyuze muri iki kiganiro ijwi rya mukuru twongeye rero twagarutse uyu munsi twongeye guterwa iteka n'umugisha ukomeye wo kubana n'umukozi w'Imana n'umushumba uyoboye amatorero ya Isanamitima ku isi akaba n'uwashinze umuryango wa Bible Communication Center Apostle Yoshua Ndagijimana Masasu twongeye kubaha ikaze muri studio. Yakoze cyane. Turishimye kongera kubabona. N'umugisha ukomeye nyuma y'akazi kenshi n'ingendo nyinshi n'ibindi turashimira Imana ko mwongeye kuba hano. Mbere yuko twinjira muri uyu mwanya tukabaha akanya mugasuhuza abadukurikiye hanyuma tukabasubiza ibibazo bafite uyu munsi. Turashima Imana ku bwanyu aho muri hose tunezere no kuba twabona uyu mwanya kandi wo kugira ngo bamare inyota kandi turabashimira ko uko mukurikira niko twumva turaba agaciro kandi hari icyo tumaze. So rero tugira ibihe byiza tugirane ibihe byiza ni karibu. Amen amen. Murakoze cyane. Uyu munsi rero iki kiganiro kiradufasha kirafasha benshi feedback zitugeraho hari byinshi bigenda bisobanuka ngo tubivuga ntago mu rusengero mu materaniro wazamura urutoki ngo bazuwigishije ati iki sinyumvishe ariko iyo turi hano bigenda bisobanuka. So uyu munsi dufite ibibazo bitandukanye ariko byose birajyana n'insanganyamatsiko umuryango rushako bibanire abashakanye abashaka guhitamo abashaka kubivamo baragezemo ibintu nk'ibyo ngibyo biraba bijyana n'ibyo bibazo. Ndetse bamwe ndizera ko badukurikira byagiye bisigara mu materaniro tuba twagize yabashakanye abari muri Canada aho mwagiye mu rugendo yaba ari hano mu Rwanda yaba ari Amerika. So turabararika bakurikire baraza kumvamo ibisubizo by'ibibazo batashoboye gusubizwa hari igihe umwanya uba muto ariko hano birasubizwa. So tugiye kwinjira mu bibazo bitandukanye ndetse n'ibindi dushobora kugenda yenda bizira kuri ibi abantu babajije. Tuzi ko umuryango ni ikintu kibaho ku mutima cyane. Ni ukuvuga ngo ibitero shuma byaza ariko ntibaheranwa ngo byange burundu. Ese Apostle Bibiliya ivuga ko abagabo babanza gukunda none umugore yakora iki ngo umugabo amukunde cyangwa wenda gukora mariage ko bivuga abagabo mukunde none warabaza ati umugore se yakora iki ngo umugabo amukunde mu gihe hatabanje hari icyo yakora uyu mugore ngo nibura bamukunde mu gihe batabyibwira. Bibiliya isaba abagabo gukunda batagukunze hari ikintu wabikoraho bakagukunda. Icyambere ubundi ajya kugutereta yabyise iki? Yagukunze. Donc higeze kubaho urukundo. None hari ikintu kigize kuba wakigarura cyangwa wakimentena uko ushoboye. Wenda yagukundiye ka makeup ugeze mu rugo urakaritse kuki wadohoka ku kantu gato kakubaki. Kandi ibyo biraba rwose. Umukobwa mwiza Delphine kubitamo akantu kubitamo ka rouge à lèvres ka tilo kanani satsi gutya gakaranga n'amatunguru shyamo birungu hanyagera mu rugo arasamye arabyaye akirwa na pinjama saa 12 akiri muri pinjama akadohoka kuri twa tuntu duto wenda none umugabo akagenda buhoro buhoro asa naho mu rugo ari yarara atahagurisa gutya akaza kuryama muri lodge akirambika. Ndumva icyo wakora no gusubira kuri ya myitwarire ya mbere y'urukundo kandi birahaba cyangwa nakwisengera nimba ari n'ingoyi no gusinyura nimba ari iki nimba ari no just make yourself no kumukorera hari no kumenya amagane w'abandi ngo langage y'urukundo hari abantu bakunda kuba saved. Hari nk'umugabo ambwiye ati rwose umugore wanjye yihanganye akajya azanira dejeuner mu gitanda atazanye akoze ngaho ku kantu gusa gutyo
ati ni mama Imana yera ko muterura dejene mu gitanda abandi ashoboye kunsohora tukaganira hanze. Umugabo ntakunda restaurant, ugakunda restaurant. Iyo bagiye kuganira ibikomeye bagasohoka hari utundu yakora rwose. Binaniranye ubwo hari ingoyi, hari ibyo byose dukora ibishoboka kugira ngo bamugane. Kandi umuntu ni umuntu, nubwo none yaba atankunze wenda atanyishimiye, hamwe no gusenga no kwitwara neza no kumwitwarikaho, ndumva hari igihe bizagera ahantu. Hari umukobwa se we wakunze kandi akaba yumva ati uriya musore ndumva ari uwanjye, hari ukuntu yakwipozisiyona we bakaba bamukunda mu gihe umukobwa ari we wakunze. Ubwo birivuga ko abagabo ari bo banza umugeni, umukobwa niwe ukunze. Ariko ntabwo bavuga ko umugabo ari we wanze. Ni umuco bivuga se. Ni umuco. Hari aho Bibiliya ivuga ngo umuhungu niwe uzatereta umukobwa akamubwira ko yamukunze. Nuko Adamu ari wavuze ngo dore akagufa k'amagufa yanjye. Adamu niwe uri wabanje. Ese aposo mwashyigikira ko umugeni nawe yaseruka akagira ikintu abwira umusore? Cyane fear free. Biragoye. Mparezo. Ko bigoye. Ariko umbe backup yabyo. Bagabo mukunde. Se bo buki batavuze ngo bagore mukunde. Bagabo nibo babanza ubona ko none se magarwa gukunda no kubigaragaza. Noneho bagore bakasabwa urashaka kwemeza ko banye n'umuntu utakunze wabanje kugukunda mbere ko mukunda. Ntabwo bishoboka ko njyewe wakunda mbere kwaza. Ibyo yabashati wenda gukora nka mariage hari ikintu wabikora. Kuko ikibazo ni ukuvuga. Ikibazo ntabwo ari umutima. Hari nk'ukuntu wabikora. Baravuga hari no wenda gukora mariage yakora iki ngo umugabo mukunde. Se uyu mukobwa hari ukuntu yabikora. Wenda niba kuvuga bigoranye mu magambo yemerewe kugira ukundi kuntu agira icyo akora. None se ko turi abarokore ko tukundana na buri munsi nimba umuntu arwaye ukamuba hafi, nimba umuntu akeneye wamugana ku anniversaire bidakabije ariko bitari byo gushyiramo amadeni ukatanga kakado, nimba umuntu wamwitayeho ukabaza amakuru ye, ndavuga muri munani ariko utavomera ndumva nta uri kuvuga ko umukobwa atabwira umugabo. Nge nemera rwose ko umukobwa yakunda akabwira umuhungu I have feelings for you. Abagucishijemo ijisho ashobora guhita kwanga. Ubwo ni ubwibone. Rero ashobora guhita kwanga ariko ntaho byanditse. Sinzana icyavuye icyo cyanditse ariko nta gihari. Usanga ni icy'umuco. Ko ashobora guhita kwanga uwo musore. Oya ntabwo akwanga ahubwo wowe ukeka ko agusuzugura. Ukeka ko mbese azagufata granted ko woroshye. Ariko ni imikekere kandi nta base ihari. Ariko no muwo mufasha ntago byapfa koroha ko mwabwira umuntu umukobwa ngo nagenda abwira umusore. Uravuga utishingiriza senga duhamagara Imana azizana wakorweho. Bari cases. Ukavuga ati gira icyo bivuga umukobwa agenda bivuga. Nta ngaruka byamugizeho. Umuhungu aramwubaha, baramuha cyane. Yaramubwiye rwose mu sentiment. Igitangaje rero umuhungu yarashiririye ataravuga. Kandi kesi nzi rwose aramubwira undi aravuga ati urambohoye. Actually nagize akantu kubwo kuko umukobwa yari asa n'utunze asa n'uwishoboye, none umuhungu afite nka complex ko kuvuga ngo nzamucaye. So rwose bafite urugo rwiza cyane. So it's possible. Gusa rero igihe tufata umuco tukawushyira hejuru, biblically nta cyabuza umukobwa gukunda no kuvuga no kubwira umuhungu I love you. Birakomeye bakobwa mudukurikiye muzatubwira. Wenda mu muco ariko ngeze ahandi rwose ngewe barambwiye, umukobwa arambwira rwose neretswe, nabwiwe numva ari nane ko ari wo mugabo wanjye. Atari nabyo noneho. Ntibyabaye byo n'ubundi. Recovery iragoye y'icyo gikorwa. Recovery kuri ndese ku muhungu. Kuri uwo mukobwa.
ndatekereza ko yamugoye oya yabonye undi umugabo yaranarongoye yabanye n'abana bane ariko wa kabiri ntiyongeye kumubwira yarategereje ntabwo yapfa sinzi uko byagenze ariko twakomeje kubona ko ndibuka ko mu giterane cy'urubyiruko ibihumbi hafi 4 yatanze ubuhamya uburyo yanyegereye arabivuga aravuga ati njyewe uyu mugabo naramukunze ndagenda namubwira ati ariko nasanze akunda Imana ndamwegereza mbese kajyana ahantu hose mu Mana none nasiminga ko mbona uburyo akunze Imana numva yambere umugabo ukwiriye so ariko mu by'ukuri ntabwo numvisha Imana ari nkiri n'umukristo mushyashya ntarakura neza mbese gutyo ariko mbona umunyamahanga wenda usabwa ko ari umunyamahanga gusa ni intwarane arenze kuba intwari okay umukobwa ni intwarane ese ku bagabo bitwara nk'abasore mu ngo zabo bagashaka kubaho ubuzima nk'ubwo babagamo ari abasore ariko nanone bagashaka no kwitwara nk'abaprince mu rugo ni iki mwababwira bon ni amakosa kubera ko iki cyaha nanjye ndakiguyemo ariko mbyitirira ishyaka ry'umurimo w'Imana nararongoye kajya ntantize ntanga n'amakuru y'amadayimoni nagize njyangani ukajya amadayimoni hano ngatambese nanjye numva ariko mu by'ukuri that was right Imana nambwira uriho urabura ubwenge kuko umunsi umwe uzataha usange uriya mukobwa wanjye namujyanye ntatashye ntukabeshyira amadayimoni ni ubuswa bwawe it's lack of wisdom so rero si byiza ko umuhungu akomeza gufata za nshuti za kera n'imyifatire nkaho nta cyahindutse ni ubuhemu ni ukubabaza umwana w'abandi ni ukuba irresponsable ni ukutemera guhindura statut ni byinshi birimo ndumva umuntu w'Imana akwiye kuba rwose yagira kandi nanone ntibyoroshye kubera ko baramenyere hariho ubamenyere kwitekera kwisasira kugira gute kubana n'inshuti kugira gute gusohoka hanze gutaha gutinze n'ibindi byinshi so raka bya bindi yabagamo agasa naho nkaho mugenzi we ntawaje ibyo rero ndumva atari byiza n'uburangare kandi ngo yagera mu rugo agashaka kuba nk'umuprince prince rero ni bya bindi by'abagabo ba Kinyarwanda bashaka kuba saved gusa absolutely yego madamu yabikora ariko ntibiye nk'uburetwa n'ibindi nicyo byinshi bijya bituma n'abajya mu Buraya no muri Amerika n'ahandi aho nta bakozi nta n'ibindi aho nta na umugore hano ahenshi ayoborwa nuko akeneye amafaranga ku mugabo mpa rasiyo mpa ya salon de coiffure mpa iyo gwa mpa yo kwa noneho kubera ko power y'umugabo na authority gashingira ku giciri noneho bagera hariya Canada n'ahandi uraswampa nanjye ngaswampa ufite carte mfite indi mbese ugasanga ndetse abagore bafite amahirwe yo kubona akazi kenshi na keza rimwe na rimwe kuruta abagabo noneho wavuga uti zana amapapa akakubwira uri ikimuga se ubwo nawe ntiwayiha kandi ubwo muvuye hano uzana amapapa mwagera hariya ukagaguzana amapapa cyangwa amasandari mukabipfa rero ndumva kameme ikintu cy'igiprince ariko ndashima Imana hari abo ubuzima bwigisha rwose tujya tugenda mu mahanga usanga abahungu bacu kabisa bamwe n'abasongarere bigatera ibibazo abandi ariko bafatishije boza amasahani barateka akavuga umugore akakubwira ati uyu mugabo wanjye azi guteka iyo tugiye kurya nk'ubugari niwe ubuvuga cyangwa gutyo azi guhindura pampu y'abana azi gutyo ukabona nta mirimo n'imwe yitwa y'abagore uwo adakora nta n'imwe yitwa nta mirimo y'abagabo n'iy'abagore ugasanga yatetse yatunganyije abana yabuhagiye yabaryamishije kuko undi yagiye mu kazi nawe bagahindura gutyo nicyo cyiza mu buryo bumwe bya bintu byo kuvuga ibi byanga muhungu ngo ntabwo yateka umuhungu ntabwo yakoza amasahani ni uko hari abakozi cyangwa se ngo umugabo ntabwo yasasa se n'ibindi sinzi nabyite se ubundi ni gute wakwitwara igihe umugore cyangwa umugabo ahora akora amakosa buri gihe agasaba imbabazi cyangwa ntazisabe
ariko ntagire impinduka, mbese nta kintu gihinduka, ni sorry cyangwa ntanayivuga ariko ntahinduka. icya mbere ni uko bishoboka ko wakoze amakosa yo kurongorwa n'umupagani ariko umusigiriza umwita umurokore. rero urushigishe ararusoma kuko umuhungu warongowe nawe ise umubyara ni Satani. so rero igihe cyose sobukwe agusuye wirengera. cya kabiri ashobora kuba afite ubushake bwiza ari umurokore ariko aboshye akeneye umudendezo no kubaho. igihe rero tabaza ugize Imana ukamusunikira Yesu akazanagira ubwo yigobotora ku ngoyi z'umwanzi yaba muzima. cya gatatu nanone ashobora kuba atiyeguriye Imana akivangavanga ibya kamere n'ibindi. so ndumva sorry nonejo sorry hari igihe rwose biba bimurenze ukabona afite ubushake ariko ntafite ubushobozi. yakora iki rero ubana n'umeze gutyo? ni ukumwerera imbuto, ni ukumuteza ukuri cyangwa se exposure to the truth. ni ukumuteza ukuri, ni ukumusengera, ni ukujya gutabaza ukajya gushaka pastor nimba umufite tunyaboneka ukabyita ko ari ikibazo cy'urugo rwanyu. ntuvuge ngo nkuzanire umurwayi kuko nabyo yakumva ko umurezi mukajyanirana uti rero pastor dufite ibibazo bimeze gutya, ariko ari umuntu w'Imana ndumva yakwemera ko yafashwa. kuko nanone nimba none yasinze kagaruka akavuga sorry ejo nta sorry, ejo bundi agasoga sorry quelque part inzoga zimurenze ubushobozi. so ni byiza ko atabaza cyangwa se mutabana. That's the best way. si umuntu ashatse the wrong person umuntu utari ukwiriye akarangizanya n'uw'Imana itamuteganirije, ubwo uw'Imana yari yaramuteganirije bigenda bite? abahombye cyangwa imuremera undi kanyuranye agashaka the wrong person ufata uwo wanyawe ngo abasigaye he? ubwo se uwo ngo yafashe we ngo nawe hari undi amutwaye ubwo nawe se wamufashe nawe ni uwanyawe cyangwa n'abatari abanyawe baba ndateza ubwo umaze gufata utari uwanyawe nawe ntubukire uwanyawe muri abatari abanyawe. aho rero niho kibazo kiba. abanyabo basigaye he? nabo zahura barahombye cyangwa Imana ibaremeye abandi? oya ntibishoboka ko umuntu yafata utari uwanyawe nimba koko ariyo ushaka, kuko icyo gihe ibikubeshye ibigupfunyikiye amazi kandi Imana ntabwo ari impemu. sinzi nimba wakwibeshya, nimba nakwibeshya Imana ntabwo yakwibeshya. aka kantu gaciyemo rero kuko itibeshya yibaze nyabyo n'umutima uri sincere. iramutse iguhaye kubera ko utibeshya ntabwo yaba yaguhaye ikifuzo. uranyumva? ntabwo yaba aguhaye utari uwanyawe. ndabyumva? mwihaye umwihaye rero amahoro ubyemeye ko atari uwanyawe wihaye. ibintu ni bitatu. 1 urashinyiriza mukabana upfuye nabi. 2 wahatana ugashaka inzira z'Imana akazamenya Imana akazabohoka akahinduka nyawe kubwo gukoboka kwawe. 3 azapfa cyangwa nawe uzapfa bikagira inzira. 4 ntayo. webarizaga uwo wundi nahushije rero wari uwanyawe ngo ubwo arihombeye cyangwa Imana izamushakira undi? nawe njye nanze kubaza Imana ndamfata umuntu mfata utariwe. iyo ndamuka nyibajije uwo yari yanteguriye aba yagiye kubera umutima wawe ukomeza ubu ngubu uwufashe niwe wanyawe wawe, mbese n'ukwiranye nawe wa none. your state of now deserves such a husband. rero ntabwo avuga ngo haracyari uwanyawe kandi wafashe utari kubera ko nawe utari nyawe wafashe utari uwanyawe.
nuko ngiye ngo uyu muntu yateza ko hari umuntu wanyawe Imana yaguteganirije kuko iyo unayishatse irakuyobora akavuga ati ibyo byose ubwo hagomba kuba hari umuntu utari uwo ari we wese w'umwihariko Imana yakugeneye none uwo muntu nimuhusha nkafata ni wo Yesu wo wrong nimpusha w'Imana yanteguriye uwo wundi mfashe ni we yise wrong niyo rero yavugaga ati wa wundi twibaza ko Imana yaguteganirije ubwo arahombye kuko nge ndayobye nari guca hano nciye hano none uyu twari guhurira aha arihombeye cyangwa ntabwo rero Imana igufitiye uwo mutabanye uwo mwabanya bayibanya cyane nimba unamutoranije kubera irari reka ibintu by'undi ubwo rero kuko uri umunyarari ufashe ujyanye n'irari ryawe ubwo mubaye bantanyawe nyawe mubaye fake babiri bahuye ubwo rero mugiye kubaka fake ariko iyo fake niyo ikwiranye ntabwo wavuye ngo ndategereje wa undi wanyawe nawushije uyu nguyu azapfa vuba tuhera ko tubana ubwo kujya kumwemera si igihango mwagiye mujye ngo gifite imbaraga kuruta n'ubuzima bw'umuntu hari umuntu nyine ubuteza ati hari ukwanditseho wanyawe ngo ni umuhusha ntabwo wamuhusha uri nyawe ntiwamuhusha uri nyawe ntiwamuhusha kuko iyo yamuteganyije niyo iyobora ubuzima bwanyu niyo ihuza ayo mapiyo kumuhusha se bisobanuye ngo waciye muri pfuye Imana igize irya irajimirije ukata gutyo ukajya ubwo se ubikorana n'ubushake bwacu ariko ubikorana n'ubushake bwacu tugiye rero ubushake bwacu mu mitima yacu ntabwo ari tuba twabajije tugiye rero uhuye nawe uwo niyo wawe niyo wemeye kuko ushaka kumva ko hari reserve nukugira ngo uzatirishanga uzajye hari gufata hariya kuko ushaka second chance ukiri mu ya mbere nta plan B haba we yibazaga icyo uwo second chance cyamubayeho barihombeye azashaka undi uwo mpushije kuki amakuru y'uwo agushishikaje ni uwawe ni wowe wafashe subiramo dutahana icyo ngicyo uwawe uwo wafashe hatana icyo gihango gitungane fight for this couple you made don't think this is temporary ni nko uri kubwira ngo iyi ni stage iyi ni internship hazaba contrary cyangwa se iyi ngiyi ni marriage ya mbere yo kuyigeragezwa hanyuma hazaba nyayo huya rwose igihango wagiyemo mu izina ry'uhoraho icyo nicyo n'uwo muntu niwe mwabana nabi ubwo bivana n'uburyo mwashatse ntabwo bijyanye no kuba mwateganyirijwe kubana nabi nuko mwebwe mwaza gukora ibikwiriye kugira ngo mubane neza ibintu byo kubaza ubundi uko byaje kumugendekera uwo wafashe niwe wafashe nta wundi uri hanyuma y'uwo nguwo bigenda bite uyu nguyu arabaza mu gihe ubana n'umuntu ataguha umwanya wo kuganira ngira ngo ni byene wabo nibyo twavuze ataguha umwanya wo kuganira quality time cyangwa akabura amagambo meza y'urukundo ese bishobora gutuma habaho inzika resentment twagarura dute urukundo n'icyubahiro ibi twabivuzeho nubwo urugero ari urundi kuki yacecetse cyangwa se kuba atumva ururimi ushaka kuvuga bigenda bite iyo umwe ari ukoresha imbaraga nyinshi kurusha undi twagarura dute ubuzima n'imbaraga mu mukunzi wanjye ni umwe urimo gushiramo effort undi naye nabivuzeho yararambije ikindi ubu bwase yarambije kubera iki gashaka wa muti bigenda bite y'umwe akora effort wa undi wenda azacunga urugo biravuga ngo iyo utizera bari hamwe n'uwizera uwizera ntasige utizera ngo kuko wa mugani uzi gute wa mugore ko utazejesha umugabo cyangwa se abana banyu gutyo ni ukuvuga ngo haracyari amahirwe ko umwe ahatanye yakiza urugo nihe nama mwatanga ku mugabo ugaragaza agasuzuguro cyane iyo arakaye ku mukunzi we fiance arakabya mu burakari pese uyu mugabo ngo afite anga issues
ikibazo gikomeye. Icya mbere arakijwe, arakishijwe, yes. ibibazo by'uburakari, burakari gusa. Ubwo rero aramushye kandi ndabona ngo akiri fiyanse cyangwa uyu fiyanse rero niyo bimbereye ikibazo. Uyu fiyanse ugiye kurongorwa n'umuntu ufite engaje, azakubita isahani mu mutwe. Rero icyiza ni iki, nimba koko ari nyawe bya jambo ryawe umushakaho, ubona ufite assurance ko ari we, kuko uburakari bwaba ikimenyetso kikuburira ko witonde. Issues zakubwira ngo this man is not the one planned for you to be. So rero icyo nakora, nimba ari nyawe shaka umuti, abohoke, ahindukire, yegura Imana, abe transformed kandi ubigiremo uruhare. Nimba nanone mutarakora commitment, nayo ni yaba ari amakuru akubwira ngo wa mukobwa urajyahe uyu muntu utangira kurakara mukira abafiyanse, nakuziza mu rugo ho aza kubita icupa mu mutwe. Rero bireke hakiri kare. Amen. Ubonye Bibiliya ivuga ngo kubonye umugore mwiza abonye le bonheur, haba abonye ikintu cyiza. Ngo ubonye umugabo wese ababonye iki? Le bonheur double. Ni kimwe. Bose baba bahiriye. Ushaka umugabo abona iki ya? Ko bavuze ko ushaka umugore abonye umunezero, umugabo we ngo abone. Nuko bavuga ngo umugore no mutima w'urugo. Yani magambo abaye muzima na mwiza, wa mutima uba mwiza, kandi umutima niyo nka motere yo mu rugo. Ariko nanone same, umugore utomboye umugabo muzima nawe abagize umutwe mwiza, umutima twubavuga, so ni bonheur. Iki twagisubije, ushaka gusaba agatanya kubera ko umugabo afite akora ubusambanyi cyangwa ari infidèle, twakivuze. Ese partner wawe wo mwashakanye ubona atiteguye kubohoka, atiteguye deliverance, ubona ko abikwepa, wakora iki? Irakenewe, urayibona, ariko muri kumwe urabona bikora nabyo. Okay, icyo wakora ni iki? Wagerageza kwinsista, ukashaka kubishyiramo, yananirana ukamusaba uruhushya wowe kubikora n'abana, wakagusinyira cyangwa se agatanga approve. Wenda we ntabwo ari ready yo kuba yakingukira, yakora listening, yakora kill them, yakora form 1 gutyo 2 3, ariko we yiteguye gutyo. None ukamuza se uranyemerera njyewe nkore deliverance, kuko njye nemera ko ingoyi zikora, ko ubushake budahagije, ko hari igihe duterwa n'inyuma twabitunganya. Akubwira okay, ibyo bintu byanyuma bakora mu bwonko byo kwa masasu cyenda gutyo, akwemereye, so ugahagarara mu mwanya we n'uwawe, ugasana naho ukombininga both, ugasana ukanamusinyira we mbese uburyo ugamana nitandukanije, mbese mu izina rya njyewe, ubwo ndavuga madame na monsieur tu, ariko yaguha iyo right. Binaniranye nanone wanakora iyawe bwite, wenda abana n'umuryango urukiro, ariko ndumva ati atarabikora hari uburyo wakwensista ugasenga, ukanamusaba nimba wowe wabikora nta kibazo. Dusubije byinshi bitandukanye, twakoze ku ngemo zitandukanye. Turabashimiye cyane Apostle, Imana ibagire neza. Ndizera ko atari ubwa nyuma. Dushimiye abadukurikiye, ndizera ko hari byinshi turi kunguka kandi namwe mwungutse. Nuko Imana ibaho umugisha, ukomeze gukurikirana BCN. Merci beaucoup. Mwakoze cyane. Yesu akomeze kubaho umugisha, muhabwa umugisha na gahunda BCN ikomeza kubagezaho. Shalom.